inshinga guhitamo twagombye kuyisiba mu nkoranyamagambo. Inshinga guhitamo ni ukuyisiba dukoresheje ikaramu y'umutuku mu nkoranyamagambo, kubera ko nta muntu uri kuri iyi si ufite ubushobozi bwo guhitamo. Ibintu byose uhura nabyo buri munsi, ibintu byose ukora buri munsi, nta mahitamo ufite. Ahubwo twagombye guca bugufi tukumva ko ubuzima ari uko bumeze, tukabubaho ntacyo twishinja, kandi tukabubaho tumeze neza, tugashaka ayo mahoro, tukabaho neza. Ngarutse ku nshinga guhitamo, impamvu tugomba kuyisiba ni iyi ngiyi. Uyu munsi mbwira ikintu kimwe wahisemo kugira ngo ukore ibyo urimo. Nahera mu gitondo ukibyuka, yaba ari igitanda wahisemo, yaba ari inzu ubamo, yaba ari korogati wakoresheje, yaba ari imyenda wambaye, byose ni abacuruzi baje bakabishyira hariya, bakabikorera publicité kugira ngo ubone ko ari byiza, ko bikubereye, ukabona kubifata. Ariko ntabwo ari wowe wabihisemo bwa mbere. Kugira iyo privilege yo guhitamo biragoye muri ubu buzima. None akaba ariho ngaruka kuri za ntego zawe. Ese intego zawe ni wowe uzihitamo cyangwa hari ibintu bituma uzishyiraho? Urashaka ugukira, urashaka amafaranga, ese ayo mafaranga nukubera iki? Ese nibyo ukeneye koko mu buzima? Cyangwa urashaka kwereka mushuti wawe, mugenzi wawe yuko nawe ushoboye kuba wakira, kuza ubwenge bwo kuba wagera kuri ubwo bukire? Cyangwa se ushobora kuba hari ikindi kintu murushije? Buri munsi uhora ukora ibintu kugira ngo wereke undi muntu ni wowe umuzi yuko umurusha ikintu. Garuka mu bitekerezo byawe, mu bushobozi bwawe, mu byo ushoboye gukora kugira ngo ubashe kwiha intego zikugeza ku nzozi zawe bwite wihitiyemo. Urundi rugero naguha, hanze aha turi mu muhanda, ngiye guhindura kamera ko iranze kugira ngo mbereke yuko igicu kiri hano hanze kimeze nabi, igihe kimeze nabi. Ahantu wateganyaga kuba wahakoresha isaha uri kuhakoresha amasaha 2 kubera yuko neje yaguye ari nyinshi cyane, umuhanda utari kugendwa neza kuko bataravanamo iyo neje. Ibyo byose bituma ibyo wagomba gukora, ibyo uvuga ko wahisemo, ndi kugaruka kuri ya nshinga, bihinduka, bikwereka yuko atari wowe ubihitamo. Ahubwo ni uguca bugufi ukavuga uti nimba mfite iyi ntego, dore ibintu bishobora gutuma ntazayigeraho, dore ibintu bishobora kumfasha kuyigeraho. Kuko icyambere gishobora kugufasha kuyigeraho ni abantu. Imyaka ufite ku isi, tuvuge yuko ufite imyaka 10 yonyine gusa. Mu myaka 10 ibintu wowe wenyine wakora ni bikeya, ariko mubaye muri abantu 10 mufite iyo ntego imwe mukayikora mu myaka 10, ni nkaho mufashe imyaka 100 icyarimwe. Icyo nicyo kintu abantu duhuriyeho, dufitiyeho ingufu nyinshi iyo dukoreye hamwe. Kuko ikintu wowe wakwikorera wenyine kigenda gahoro, ariko iyo ukoranye n'abandi bantu ugera ku bintu byinshi mu gihe gitoya. Inshuti zawe zigufasha iki cyangwa wowe uzifasha iki? Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, njye ni Habinshuti, hano dusangira akabisi n'agahiye, nkuko ndi kubwira yuko inshinga guhitamo itakubereye igomba gusibwa mu nkoranyamagambo. Hano ndahamagara inshuti zishaka gutera imbere, muze dufashanye dutere imbere, tugere kure, kuko njye ubwanjye ntaho nagera n'abafite, kandi nawe hari aho utazagera udafite abantu, ntibishoboka. Urundi rugero rw'ikintu uzakora kugira ngo nkwereke yuko guca bugufi ari ikintu cy'ingenzi,
no mu gihe uri guteganya intego zawe ugomba kujya wibuka, nuko umuntu ni ubusa kuri iyi si. Amagufa y'umuntu umaze imyaka myinshi cyane kuri iyi si yabonetse muri Sudani bita Tumayo, ndumva ari Tumayo, ndaza kurireba neza ndibandikire. Amaze imyaka miliyoni 7 kuri iyi si, miliyoni 7 kuri iyi si. Ibaza umuntu wabayeho mbere yuko Yesu abaho. Uri kubyibaza? Amagufa ye barayabonye. None wowe uri iki cyo gutuma wishyira hejuru ukibagirwa yuko uri kumwe n'abantu kuri iyi si? Nufata drone ukayishyira hejuru yawe, ukazamuka metero 10, uzabona kuri bugenda uba muto. Ukazamuka metero 50 hejuru, uzabona kuri ubusa, kuko uzaba uri kubona karitsiye urimo, uzaba uri kubona ahantu amazu ari. Ni nkuko wajya kuri Google Map ukareba inzu, ukamanuka hasi ukagera aho ubona umuntu. Noneho ubikoze usubira hejuru, ugera ukabona yuko nta cyuri cyo kuri iyi si. Warenga isi wakomeza kujya hejuru, ari byo Elon Musk ashaka kutujyana kuri Mars, kuko nitudatembera ikintu kiri hejuru y'isi ntabwo tuzamenya ibiriyo uko bingana, uko bimeze, kuko isi iri muri nibagiye izina ndimo ndashaka kurishyira mu Kinyarwanda ariko biragoye. Isi iri mu bibumbe birimo amasi menshi cyane, byinshi cyane. Kuri iyi si nimba ubona urushishi uko urubona ku butaka, nawe ni kumeze kuri iyi si. Nongere ngaruke ku ntego y'iyi video, aho ndi kubwira yuko inshinga guhitamo ushatse waba uyisubije inyuma, kuko ibyo ukora byose wabaye influenced. Hari undi muntu wabigushyize imbere. Televiziyo iragushuka ikakwereka ibindi, ikakurangaza ukibagirwa intego zawe. Inshuti zirakurangaza zikakwibagiza intego zawe. Ahantu ukura amakuru cyangwa se ahantu utuye cyangwa se abantu mubanye nabo barakurangaza, ukibagirwa intego zawe, ukibagirwa gukoresha ubuhanga karemano Imana yaguhaye, ubuhanga karemano wishakiye, ahubwo ukagenda ugendera kuri social media ibyo zikubwira. Muri makeya nagira ngo ushyire mu bitekerezo, kuko dusangira kabisi n'agahiye, wongere ubyibazeho koko nimba intego uri kwiruka inyuma ari zawe, kuko niho ugirira ubunebwe bwo kugira igikorwa wakora kugira ngo utere imbere ugane kuri izo ntego wihaye ugomba kurangiza mu cyumweru cya 3 cy'umwaka. Dore nicyo tugiye kwinjiramo muri 2025. Tugiye gutangira icyumweru cya 3. Ese za ntego wihaye kuri 31 z'ukwa 12 2024 uracyazibuka, uracyazikorera, cyangwa se uracyagana aho ushaka kuba uri, cyangwa warangije guta umurongo? Haracyari kare, garuka mu murongo urebe koko nimba izo ntego ari zawe, urebe ibintu bizagushuka ntuzigereho ubishyire ku ruhande. Nimba ari n'ibyo ugomba kuvana mu buzima ubivanemo, ariko ukomeze, kuko izo ntego wazihaye uvuga yuko ushaka kugera ku buzima bwiza. Yari Habinshuti, hano dusangira kabisi n'agahiye. Nizera 100% yuko inshuti zikugeza ku buzima bwiza. Naho ugeze ubu ngubu nimba ari heza, wahageze kubera yuko ufite inshuti nziza mu buzima. Haranira kugira inshuti nziza kugira ngo mufatanye muri uru rugendo turiho kuri iyi si, kuko nimba tuzabaho imyaka 100 ni ubusa ugereranyije n'amagufa amaze imyaka miliyoni 7. Akandi kantu gashyashya ushobora kuba utaruzi, nimba utarubizi, ikintu kiramba nanone ku isi ni ubuki. Hari ubuki babonye muri Egypt bumaze imyaka miliyoni 1, buracyari bwa buki, none ubu ngubu babushyize muri museum. Ese wowe ni iki wakora kugira ngo nawe uzarambe
imyaka 100 byibuze. Ngayo nguko Sanyera kabisi nagahiye, dukomeze dutere imbere, intego niyo ngiro.